Ibyo byose nabitekereje mu mutima wanjye kugira ngo mbigenzure yuko abakiranutsi n'abanyabwenge bari mu maboko y'Imana n'imirimo yabo ari urukundo cyangwa urwango. Umuntu ntacyo azi muri ibyo byose biri imbere yabo. Byose kuri bose bibageraho kumwe. Amaherezo y'abakiranutsi n'ay'abakiranirwa ni amwe, ay'umwiza uboneye n'ay'uwanduye, ay'utamba ibitambo n'ay'utabitamba. Uko umwiza amera niko n'umunyabyaha ameze. Urahira ameze nk'utinya kurahira. Iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru, yuko amaherezo ya byose ari amwe, kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi, ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi. Ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo. Ufatanya n'abazima bose aba agifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Ufite ubwenge niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye, kuko batakibukwa. Urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye, kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Nsomye neza? Abanywi mwegere hino. Igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye, kandi winywere vino. Vino ni iki? Vino ni inzoga. Vino yawe Imana imaze kwemera imirimo yawe. Imyambaro yawe ihore yera, kandi mu mutwe wawe ntihakabure amavuta. Wishimane n'umugore wawe ukiriho, niyo Imana yaguhaye munsi y'ijuru yose. Ni iminsi yawe y'imfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y'ijuru. Umurimo wawe wose werekeje uzajya, nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Wishimire umugore wawe ukunda iminsi uzamara ukiriho. Igendere wirire ibyo kurya byawe winywere.
umurimo wose werekejeho amaboko, umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa kandi mu ntambara intwari atari zo zitsinda, ndetse bagira ubutunzi n'abahanga si bo bafite igikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Erega nta muntu uzi igihe cye, uko amafi afatwa mu rushundura n'inyoni nazo zikagwa mu mutego, kuba iyo baguwe gitumo. Kandi nabonye ubwenge munsi y'ijuru bwa mbere igikomeye. Hariho umudugudu muto urimo abantu bake, maze haza umwami ukomeye, arawutera, arawugota, awurundaho ibirundo byo kuriraho. Umukene uzi ubwenge akirisha uwo mudugudu ubwenge. Ubwenge buruta imbaraga, ariko rero ubwenge bw'umukene burahinyurwa, kandi amagambo ye ntiyumvikana. Amagambo y'umunyabwenge avugirwa ahiherereye, ubwenge buruta intwaro z'intambara, ariko umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi. Ufite ugutwi n'imvi by'umwuka abwira amatorero.